twishimiye kandi kubana namwe muri kino gitondo cy'uyu munsi Imana yahaye umugisha cyangwa se Imana iduhaye umugisha kugira ngo twongere kandi dusangire amagambo y'Imana. Reka tubanze tubakire tubiyegereze mwese aho muri abari hirya no hino, abari no ku yindi migabane nabo turi kumwe hano mu gihugu, mwese turabakiriye. Ntabwo twareka gushima Imana iduhaye iki gitondo, kuba tukirimo duhumeka umwuka w'abazima, kuba Imana itwemereye kandi kugira ngo tubone n'uyu mwanya, kuko muzukuri muribuka kuko hari abenshi bashobora kuba barimo gushakisha uyu mwanya ariko batabashije kuwubona, ariko twebwe abawubonye binyuze muri izi nzira z'ikoranabuhanga turabishimira Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Kandi reka twongere tuvuge ngo rwose nikaze mwegere dusangire ijambo ry'Imana. Ubushize ku cyumweru gishize twakomeje twiga ibijanye n'inkingi twavuze zirindwi zigize ubwenge. Ubushize twavuze ku nkingi zibiri, twavuze inkingi ijanye n'umudendezo, la liberté, umudendezo wo muri Kristo Yesu, aho Yesu yabwiraga abayuda arababwira ngo muzamenye ukuri, ngo kandi uko kuri niko kuzababatura. Abayuda bamubaza ikibazo cyari gisa naho gikomeye, bamubwira bati ni gute twebwe tutigeze ko tuzi neza ko tutigeze kuba imbata y'umuntu wari we wese, none utubwiye gute ngo tuzamenye ukuri kandi uko kuri kuzatubatura? Yesu arababwira ngo umuntu wese ukora icyaha ni imbata y'icyaha. Twagaragaje ukuntu twari mu bubata bwa Satani, ariko Imana yo mu ijuru iza kuduha umudendezo, kandi uwo mudendezo wo muri Kristo Yesu ni ukugira ngo Imana yaduhaye uburyo bwose bw'umwinyagamburiro, uburyo bwose dushobora kwinyagambura muri Kristo Yesu, ariko ikinga imiryango cyangwa se ikinga uburyo bwose bw'umudendezo ariko ushobora kutwemerera kandi kongera gusubira inyuma no kuja gukora ibyaha. Cyatumye Yesu avuga ngo umwuka w'Imana ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye no kumenyesha kubwira imbohe ko zibohowe. Ngira ngo rero twavuze byinshi kubijanye n'iyi nkingi y'ubwenge yitwa umudendezo, la liberté yo muri Kristo, umudendezo wo muri Kristo Yesu, uburenganzira bwacu muri Kristo Yesu, kwishira ukizana ko muri Kristo Yesu. Rero twasanze iyi ari inkingi ikomeye cyane igize ubwenge. Twavuze nanone ku nkingi yo kwera kw'Imana. Twavuze kuko kwera nimwe mu miterere y'Imana, kandi Bibiliya itwereka ko Imana yonyine ari itunga kwera, kutagira ikizinga cyangwa se kutafite inenge. Muribuka neza ko Petero yanditse aravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa se ibara, ariyo maraso ya Kristo. Rero twasanze nanone kwera nimwe mu nkingi zikomeye zubakiyeho cyangwa se ubwenge bugenda bukoresha bwubakiyeho mu buryo bw'ibitangaza. Rero kwera ni ngombwa kuko kugira ngo twegere Imana, icyo Imana idusaba. Twanavuze kuko ikidutandukanya n'Imana atari distance cyangwa se atari intera iri hagati yacu n'Imana, ariko ikiza kidutandukanya n'Imana ni ibikorwa dukora. Iyo dukoze ibikorwa bibi,
ibyo nibyo bidutandukanya n'Imana. Hagati yacu n'Imana hakaba intera ikomeye. Ariko iyo dukoze ibikorwa byiza, iyo twinjiye mu kwera kw'Imana tukagendera mu bushake bw'Imana, ni ukuvuga ngo icyo gihe tuba turimo kwegerana n'Imana. Uyu munsi reka dukomeze kugira ngo tuze gusoza iki cyiciro twari turimo twiga cy'inkingi zigize kwizera. Uyu munsi turaza kuganira nanone ku zindi nkingi zibiri dusanga mu by'ukuri nazo ubwenge bwubakiraho, cyangwa se ubwenge bubasha gukoresha kugira ngo bubashe kugaragarira cyangwa se bubashe kugaragara mu bantu. Inkingi ya mbere cyangwa se inkingi turi bwigeho ubu tuvuga tugeze ku nkingi ya gatandatu, ni inkingi yitwa gukiranuka. Bavandimwe bene data ba Kristo, torero rya Kristo muri kino gihe, iri jambo ryitwa gukiranuka mu by'ukuri ryagiye rihabwa ubusobanuro rimwe na rimwe butari bwo. Akenshi usanga mu moko cyangwa se mu ndimi iri jambo gukiranuka abantu bakagenda baryitiranya n'ayandi magambo. Iyo urebye nk'aha iwacu dutuye mu Rwanda, rimwe na rimwe usanga abantu baryitiranya iri jambo gukiranuka, abenshi baryitiranya n'ubufura. Umuntu yari imfura ku rwego runaka, bigasa nkaho ageze mu rwego rwo kuvuga ngo abantu babashe kumwita umukiranutsi. Cyangwa se umuntu yaba inyangamugayo, yakora ibikorwa byiza, abantu bakabona kuko mu by'ukuri wa muntu yabaye umukiranutsi. Ariko ndagira ngo turaza kurebera hamwe cyangwa se turaza kwigira hamwe umukiranutsi ni iki. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo abantu bagenda bitiranya ririya jambo, bakagitiranya n'ubufura, bakagitiranya n'inyangamugayo, ariko kugira ngo ibyo kuba ubufura no kuba inyangamugayo, iyo dusoma Bibiliya iratubwira ngo ntabwo ibyo byose bishobora kukugira umukiranutsi. Dusomye Zaburi ya 16 ngira mu murongo wa 3, biza bivuga ngo imfura zo mu isi, imfura cyangwa se abakiranutsi, izo mfura zamaze kwakira Yesu, zarangiza zigakora bya bikorwa byiza twari tumaze kuvuga bituganisha mu kwera kw'Imana, abo ngabo nibo bera, abo ngabo ni Imana izayishimira, kandi abo ngabo ni Imana ibaraho gukiranuka. Rero urebye neza ayo magambo yose ntabwo ashobora kutujyana ngo atugeze mu gukiranuka, nubwo twaba turimo dukora ibyo zose tukabikora, ariko kugira ngo dukiranuke ni ngombwa kuko tubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Ibi ngibi tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye abikorinto igice cya 5, abikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21, aho Bibiliya zitubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Niba rero uko gukiranuka tuguhabwa binyuze muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo ntabwo twashobora kugera mu gukiranuka mu gihe dukoresheje ubufura n'ubunyangamugayo ngo tubashe kugera muri uko gukiranuka. Urumva ko Paulo yavuze kuko yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri Kristo Yesu twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana, tugukuye cyangwa se tubiheshejwe nuko twinjiye muri Kristo Yesu. Bibiliya rero ikavuga iki? Bibiliya zivuga ngo cyangwa se uko idusobanurira iri jambo gukiranuka, dusanga gukiranuka ni ukwirinda ibibi,
ni ukwanga gukiranirwa, ni ukwemera gukorera mu bushake bw'Imana. Iyo ureba rero nanone wakongera ukabisoma mu gitabo cya Yobu igice cya mbere uhereye ku murongo wa 6 ukamanuka. Aho ngaha Bibiliya ivuga ngo Imana ivugana na Satani, yaramubwiye ngo se wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Satani aramubwira ngo namubonye. Imana aramubwira ngo ni umukiranutsi, ngo yubaha Imana kandi ngo aza yirinda ibibi, yirinda ibibi. Rero mu gihe turimo kumva cyangwa se dushaka kugira ngo dusobanukirwe neza n'iri jambo riravuga ngo haleluya, iri jambo riravuga ngo ni ukwemera gukiranuka, ni ukwemera kwirinda ibibi byose. Ariko aho twavugaga ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari inyangamugayo, ariko kandi mu z'ukuri afite ibindi bintu bimwe akora bishobora kuba bimutandukanya n'Imana. Imana itemera, ariko kandi bwa bunyangamugayo bwe akabugumana. Rero ndagira ngo iyo tubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo 5:48 bijya bivuga ngo namwe mube mukiranutse kuko so wo mu ijuru akiranuka. Namwe mube mukiranutse kuko so wo mu ijuru akiranuka. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umukiranutse ni umuntu wemera kwirinda ibibi byose, ni umuntu wanga gukiranirwa. Ikintu cyose cyitwa gukiranirwa ntigishobora kugaragara muri we. Umuntu wese witwa ko ari umukiranutsi ashobora kuba cyangwa se ni wa muntu wemera kwanga ikintu cyose cyitwa gukiranirwa, hanyuma akemera kugendera mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo namwe mube mukiranutse kuko so wo mu ijuru nawe ari umukiranutsi. Nanone tubisanga mu indirimbo yo mu Gakiza ya 45 igitero cya 5 kiza kivuga ngo tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese, tuzavuga tuti uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama utubwira. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire iki kintu cyitwa gukiranuka mu z'ukuri ntabwo rimwe na rimwe abantu bagihereza cyangwa se abantu bagifata uko kiri. Yesu yakigarutseho inshuro nyinshi, na Pawulo dusanga yaragiye abyandikira aya matorero cyangwa se yaragiye abyandika muri izi nzandiko zose yagiye yandika agaruka kuri iri jambo ryitwa gukiranuka. Tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Igalatiya igice cya 2 uhereye ku murongo wa 20 biza bivuga ngo nabambarwe na Kristo ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Izo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Icyo nshaka kuvuga ahangaha, iyo usomye iri jambo Pawulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo Kristo yafashe biriya byaha byanjye byose, Kristo yikoreye imitwaro yanje yose ayijyana ku musaraba. Arangije aravuga ngo ndiho nubwo rero nabambanwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo Kristo yatwaye biriya byaha byanjye, arangije afata gukiranuka kwe agushyira muri jyewe. Pawulo aravuga ngo rero noneho rero nubwo ndiho ariko nyamara si jyewe uriho, aravuga ngo ni Kristo uriho muri jyewe. Kuko niba twavuze ngo ni ukwirinda ibibi, ni ukwemera kuyoborwa n'Imana, ni ukwemera gutunga, ngira ngo umuntu umve neza, ni ukwemera gutunga Kristo, ni ukwemera kubana na Kristo akaba muri wowe. Ngira ngo hari ibintu abantu bazabataka kwirengagiza no kutabasha kumva neza. Bibiliya ivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera niyabamanukira kandi muzaba abagabo. Igikorwa gikomeye, igitangaza gikomeye Imana yashatse kutugaragariza ni ukwemera kumanura umwuka w'Imana, umwuka wera Kristo muri twebwe akabana natwe. Irindi naryo jambo Yesu yavuze rikomeye, aravuga ngo sinzabasiga nk'imfuzi ariko nzabasigira umufasha. Ikigira icyo kibamarira ni uko ngenda kugira ngo umufasha amanuke aze kubana nabo.
Kristo kuba mu bugingo bwacu, Kristo gutura muri twebwe, Kristo kwemera kubana natwe. Nabambanwe na Kristo ndiho, ariko nyamara sinjye uriho, ni Kristo uriho hagati mu bugingo bwanje. Rero hari undi mwanditsi wanditse aravuga ngo gukiranuka ngo ni umwuka wari muri Kristo Yesu. Uwo mwuka wari muri Kristo Yesu niwo Kristo yafasha ashyira muri twebwe. Ngo uwo mwuka rero niwo utwemeza, niwo uduha ububasha bwo kubasha gukunda Imana no kuyubaha, ariko kandi ngo no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ndagira ngo rero mbasabe bavandimwe duharanire cyangwa se dushakishe cyane gukiranukira Imana. Imana iradushakaho gukiranuka. Ngira ngo wenda turaza kubivuga mu mwanya uri imbere. Hariho rero ibice bigera kuri bitatu cyangwa se amagambo agera kuri atatu uku gukiranuka tukureberamwo mu ijambo ry'Imana, tukuboneramwo mu ijambo ry'Imana. Icyambere ni urwego cyangwa se n'intera umukristo abagezeho mu gukiranukira Imana. Iyo tureba iri jambo ubisanga mu by'ukuri hari benshi, hari abantu benshi, hari abantu tubana mu nsengero n'abakristo, ariko kugeza n'ubu bakibwira ko gukiranuka tuguharanira, bakibwira ko gukiranuka tubishaka. Narimaze kubabwira ko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we twebwe duhinduke, twebwe abari abanyabyaha duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero ndashaka kubabwira ko dusomye kiriya gice ukagenda usoma n'ibindi bice byose Paulo yagiye yandika, usanga gukiranuka tuguhabwa, ntabwo tuguhabwa cyangwa se ntabwo tuguharanira cyangwa se ntabwo tugukorera. Gukiranuka dutunga, gukiranuka tugira, tuguhabwa iyo twizeye, iyo twamaze kwakira umwana w'Imana, tukakira Kristo mu bugingo bwacu, twarangiza tukamwizera, icyo gihe duba duhindutse, tuba duhawe gukiranuka kwa Kristo hagati muri twebwe. Rero ntabwo duharanira gukiranuka, ntabwo tubirwanira, nta nubwo bizanwa nuko twabashije kubaha imigenzo n'ibindi bintu byose bikorerwa wenda mu matorero. Oya, nta nubwo ari ukubaha amategeko ngo tugendere mu mategeko, kuko Paulo yarazanditse aravuga ngo, usomye uriya murongo wa 21 mu rwandiko rw'Abagalati igice cya 5, bizabivuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko nimba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Ntabwo ari ukubaha amategeko, ntabwo ari ukugendera mu mategeko, ntabwo ari ukuvuga ngo turayoborwa n'amategeko ngo niho tubona gukiranuka. Oya, izo nazo ntabwo ari zo. Hariho noneho n'abari mu kurenga muri kino gihe ugasanga ko baravuga ngo kubera kuko ibyo bintu byose ngo bishobora kuba zarakozwe, ngo twishyarire tugere ku kuguru hejuru y'ukundi, ngo tureke kugira icyo dukora. Oya, ndagira ngo rero munemerere dusome urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi, urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa 27 kugira ngo tubashe kumva iyi ntera cyangwa se uyu mwanya abakristo bashobora kuba bagezeho mu rwego rwo kugira ngo babashe gukiranukira, mu rwego rwo kugira ngo babashe gukiranukira Imana. Bageze nubwo hari amagambo turi buze kuvuga, ariko bageze nubwo Imana ishobora kuba yabahamya ikabirata ikavuga kuko ari abakiranutsi. Bibiliya iravuga ngo ari Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ariko Kristo uri muri mwe, arizo byiringiro by'ubwiza. Umurongo wa 28, niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurike Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Tumurike Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa, ni ukuvuga ngo umuntu wese amaze kugera ku rwego. Haleluya, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Umuntu wese amaze kugera ku rwego rukwiye, rutunganye,
umuntu wese amaze kugera ku rwego rwo gukiranuka rukwiye rwo kugira ngo abashe guhagarara, abashe kuba imbere y'Imana. Tumurike uyu murongo uzunezeza rwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Nitumara izo zose nibimara, ni ukuvuga ngo tumaze gutunganirizwa muri Kristo tuzaba tugeze ku rwego rukwiye. Haleluya, tuzaba tugeze ku rwego rukwiye. Yazanditse nanone mu rwandiko rwa Efeso, mwashobora kuhasoma ngira ngo igice cya mbere muhereye ku murongo wa 13 mukamanuka. Urahabona nanone kugira ngo umuntu abashe kugera ku rwego, agere ku rwego rukwiye rwo kubasha kuba yatunganira, yabasha gutunganira Imana. Umurongo wa 29 uvuga ngo icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete, kuko imbaraga ze zinkoreramo cyane. Nicyo gituma nkora cyane. Ngira ngo rero ahangaha twaba turimo gushaka kwigizayo bijya bivuga ngo tugomba kwicara ngo tugatuza. Oya, Paulo yaravuze ngo nicyo gituma nkora cyane, nicyo gituma ndwana cyane, nicyo gituma shira mu mwete, kugira ngo murasomye mu rwandiko yandikiye Timoteyo, yaravuze ngo ndaharanira, ndamaranira, ndasiganirwa. Bwana sifiwe, ndasiganirwa. Rero urwego rwa mbere ni ukugira ngo mwabisoma nanone mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorino, igice cya Abikorino ba mbere igice cya 2 ku murongo wa 5 kamanuka, urasanga haya magambo kugira ngo abantu babageze ku rwego intera, babageze mu ntera, babageze mu rwego rukwiye, mu rwego rushitse rwo kubasha gutunganira Imana. Ijambo rya kabiri n'ubuzima bushira, n'ubuzima bubasha gushira mu bikorwa ijambo ry'Imana, cyangwa se gukorera, cyangwa se gukora, cyangwa se gukiranuka kw'Imana. Aha rero muri iki gice cya kabiri, muri uyu mwanya, muri iri jambo rya kabiri, aha turahasanga Imana ivugana n'abantu, Imana ibwira abantu, ariko abo ngabo Imana irimo kuvugana nabo, ibyo Imana ibabwiye bakabishyira mu bikorwa. Ubisomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere igice cya 7 kugera ku murongo wa mbere, usanga Imana irimo kuvugana na Nowa. Imana iramubwira ngo nabonye nitegereje mu isi, mbona ni wowe mukiranutsi wenyine. Haleluya, mbona ni wewe mukiranutsi wenyine. Kuko Imana yavuganye na Nowa y'imyaka 120, Nowa yumvira Imana, Nowa agenda mu bushake bw'Imana, Nowa agendera ku ijwi ry'Imana, Nowa akora ibyo Imana yamubwiye. Haleluya, Nowa akora ibyo Imana yamubwiye. Ahariye ni benshi, wabisoma nanone mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 umurongo wa mbere. Imana isezerana na Ibrahimu, iramubwira ngo ngiye gusezerana nawe isezerano, ariko kugira ngo nsezerane nawe isezerano ugomba kubanza kubaha gukiranuka. Imana imureze, imubona nk'uko gukiranuka, ivugana nawe. Ni benshi ahangaha tubona bagiye bashira mu bikorwa, bagiye bubaha Imana, bagendera mu bushake bw'Imana, bakorera mu bushake bw'Imana, bumvira Imana. Imana yo mu ijuru nayo irabegera kandi ibana nabo muri byose. Icya gatatu n'ubuzima bw'ahazaza habakiranutse, ubuzima bw'ahazaza habakiranutse. Bibiliya ivuga gukiranuka, ivuga gukiranuka tuzabamwo mu bwami. Bibiliya itubwira kuko hari ubwami abakiranutsi, hari ubwami bw'Imana abakiranutsi bazabamwo. Tuzaba mu bwami, tuzaba mu bwami, ubuzima bwiza, tuzaba mu buzima bwiza, tuzaba mu bwami bwiza. Mwanya wacu ni mutoya, ariko twari kuvuga, mwibuke kuko hari igihe Kristo azamanuka ku musozi wa Mezeyituni, tukabanza tukaba mu ngoma y'imyaka 1000, Kristo ayoboye natwe dutegeka. Abantu ndi bazabitekerezaho, ariko nyuma yaho nanone izo bizarangira, hanyuma noneho twinjire muri mirere, twinjire mu bwami bw'iteka ryose, twinjire mu bwami bw'iteka ryose. Aha tubisoma ngira ngo mwabireba mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 uhereye ku murongo wa 12, nanone mwabireba mu rwandiko rwandikiwe Abiheburayo igice cya 11 murongo wa 39 n'umurongo kugeza ku murongo wa 40. Ndagira ngo munemerere nsome uwo murongo w'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 39 kugeza ku murongo wa 40. Abo bose
nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Nubwo abo bose bamaze guhamwa neza, ariko ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Bwana sifiwe. Ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye, Imana yaduteguriye ikirushaho kuba cyiza, ni ukugira ngo badatunganwa natwe tutarahagera. Bavandimwe, Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru idufashe, dushakishe gukiranuka. Bibiliya zimbwira rero, hari abantu Imana izibaraho gukiranuka. Imana yigeze kubirata, irabavuga, ivuga kuko ari abakiranutsi, ivuga kuko bakiranukiye Imana. Bibiliya zitubwira abagabo batatu, Bibiliya zivuga Nowa, ikavuga Daniyeli, ikavuga na Yobu. Mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 14 umurongo wa 4 ukamanuka, bivuga ngo aba bagabo ngo nubwo hogira ikintu gitera igihugu cyangwa se hakagira ikibazo ngo kivuka, Bibiliya ikavuga ngo icyo kibazo ngo kibaye, ngo gukiranuka kwabo ngo kubasha gukiza gusa ubugingo bwabo, ariko ngakora icyo shaka gukora. Ndagira ngo rero munemerere muri uyu mwanya mutoya ngira amagambo nk'atatu cyangwa nk'atanu, cyangwa se ngira amagambo makeya shobora kuvuga hejuru y'uku gukiranuka. Ndashaka kuvuga hejuru y'uku gukiranuka, mvugeho amagambo agera nko kuri atatu. Ijambo rya mbere bivuga ngo gukiranuka ni ishusho y'Imana. Gukiranuka ni ishusho y'Imana. Imana imaze kurema umuntu ikamushyira muri ya ngobyi ya Edeni. Ni ukuvuga ngo iyo tubisoma neza bivuga ngo Imana yaremye umuntu mu shusho yayo, kugira ngo uwo muntu ase nayo, akore nk'Imana, abe nk'Imana. Yari afite ishusho, Bibiliya zitubwira ngo uwo muntu yari afite ishusho y'Imana. Icyo Imana yari ishaka ni ukugira ngo uwo muntu akomeze abe uwera, cyangwa se akomeze yera, akomeze abe umukiranutsi, kuko Imana yamuremye nayo ari umukiranutsi. Rero iki kintu, iyi shusho y'Imana, iyo rero duharaniye gukiranuka, ni ukuvuga ngo tuba turimo kugarura umwimerere haleluya, tuba turimo kugarura umwimerere wo kugira ngo duse n'Imana. Tuba turimo kugarura uriya mwimerere wo kugira ngo tubashe gusa n'Imana. Rero gukiranuka niyo shusho y'Imana, kandi iyo rero duharaniye gukiranuka, iyo rero gukiranuka tubashe kukwegera, tugafata kuriya gukiranuka ko muri Kristo Yesu kukaba hagati muri twebwe, ni ukuvuga ngo narimaze kubabwira kuko gukiranuka niko konyine kuza kutugaragariza kuko dufite ubusabane, cyangwa se dufitanye ubusabane n'Imana. Iyo rero dufite uko gukiranuka, iyo Kristo ari muri twebwe, ni ukuvuga ngo niwe kiraro kiza kiduhuza, kigasura kandi kikongera kikaduhuza n'Imana. Imana iziturebera muri Kristo, ikaturebera muri mwenda w'imbabazi za Kristo, hanyuma ukatuzamura ukatugeza muri iriya shusho y'umwimerere y'Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Gukiranuka ni ishusho y'Imana, kandi ubwo ari ishusho y'Imana, Imana ishusho yaturemeye kwari kugira ngo duse nayo, kandi yaremye umuntu usa nayo. Nubwo rero habayeho gutandukana k'umuntu n'Imana, ariko kandi nanone Imana yongeye kwiyungira n'umuntu, yiyungira nawe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yamuhinduye icyaha kugira ngo twebwe bari abanyazaha, muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero kugira ngo duhinduke gukiranuka kugira ngo twegere iriya shusho, nuko tubaza kwiyungira n'Imana muri Kristo Yesu, tugahinduka gukiranuka kw'Imana nzima. Ibi tuba tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, kuko nari maze kubibabwira uhereye kuri 26 na 27. Imana iri mu muntu mu shusho yayo, usa nayo. Imana irema umuntu usa nayo. Rero iyo dufite gukiranuka, ni ukuvuga ngo tuba dufite ishusho y'Imana, tuba dusa n'Imana. Ijambo rya kabiri, gukiranuka, Bibiliya zimbwira ngo ni rimwe
ni kimwe mu bintu bitatu cyangwa se ni kimwe mu magambo atatu Mika yahanuye mu buhanuzi bwe igice cya 6 umurongo wa 8 yavuze amagambo atatu. Yaravuze ngo ijambo rya mbere ngo mukore ibyo gukiranuka. Bwana sifiwe. Mukore ibyo gukiranuka. Ijambo rya kabiri aravuga ngo mukunde kubabarira. Ijambo rya gatatu aravuga ngo mugendane n'Imana yawe cyangwa se ugendane n'Imana yawe wicisha bugufi. Rero ni ukuvuga ngo gukiranuka ni kimwe muri ibi bintu bitatu ariko kandi bikomeye. Mika yabashije guhanura imyaka 700 imbere ya Kristo avuga ngo ibi bintu uko ari bitatu ni ngombwa kuko umukristo, ni ngombwa kuko umuntu wese wubaha Imana agomba kuba abitunze mu bugingo bwe. Ijambo rya mbere aravuga ngo ni ngombwa kuko tugomba gukora ibintu byo gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka. Ahangaha ndagira ngo muraza kwibuka ko twavuze kuko kuri gukiranuka ko tudashobora gusa kwicara ngo gukiranuka kuraza ngo kudusange. Oya. Gukora ibyo gukiranuka. Icya kabiri gukunda kubabarira, kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ijambo rigira gatatu nanone bijya bivuga ngo gukiranuka nicyo gipimo. Gukiranuka nicyo gipimo kizagikoreshwa kugira ngo abantu cyangwa se kugira ngo Imana ibashe kumenya kuko uri intwari yo kwizera. Iyo tureba hano iwacu mu gihugu hariho urwego rushinzwe kureba intwari. Izo ntwari rero hari ukuntu babireba, hari ukuntu bakora, hari ibipimo cyangwa se hari ibikorwa bareba umuntu ashobora kuba yarakoze, hanyuma izo ngizo basanga warabikoze kandi warazuzuje, izo ngizo bikagutwara bikagenda bikakugeza muri ruriya rwego rw'intwari. Nanone iyo bigeze mu rwego rw'intwari bashaka n'ikiciro, kuko muzi kuko hari ibyiciro bitatu, bashaka n'ikiciro babasha kuba bagushiramo. Ariko muri twebwe abizera, twebwe abakristo, gukiranuka nicyo gipimo. Haleluya. Gukiranuka nicyo gipimo gipimishwa abantu bashiraho bakareba nimba mu zukuri ushobora kuba imwe mu ntwari zo kwizera. Iyo dusoma kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kiriya gice cyose cya 11 ukagisoma ukareba uko kivuga, ni ukuvuga ngo dusangamo abagabo babashije guharamagara, dusanga hari abagabo bakiranukiye Imana bakageza no ku rwego rwo kuvuga ngo nimba ari ugutanga ubuzima dushobora kwemera kubutanga. Mwana sifiwe. Nimba ari ugutanga ubuzima dushobora kwemera kubutanga. Ahangaha rero hakatugaragariza intwari zo kwizera. Iki ni igipimo gikomeye mu z'ukuri kugira ngo ubashe gutambuka ugere mu rwego rw'izi ntwari zo kwizera. Ni ngombwa ngo ubanze unyure kuri iki gipimo cyo gukiranuka. Ijambo rigira kane gukiranuka cyangwa se abakiranutsi. Nigeze kubivugaho hariya. Abakiranutsi nizo mfura zo mu isi Imana yishimira. Abakiranutsi nizo mfura zo mu isi Imana ntiza yishimira babandi twavugaga binyangamugayo, ntiza yishimira za mfura zo mu isi. Oya, Imana iza yishimira abakiranutsi nibo Imana iza yita imfura. Kandi izo mfura ntabwo ari ukuvuga ngo nuko zitunze. Akenshi twebwe tubona imfura kubera kuko itunze, kandi aba tukagira inyangamugayo. Izo nyangamugayo tukazibonera mu bikorwa byazo cyangwa se mu bindi bintu bishobora kuba birimo kugaragara. Ariko Imana ntizitubwira kuko yishimira abakiri, ntizitubwira kuko yishimira imfura zo mu isi, ntizitubwira kuko yishimira abantu bateje imbere, ntizitubwira kuko yishimira abantu bize bakaminuza, ntizitubwira kuko yishimira abantu bari mu nzego cyangwa se abayobozi bo ku rwego rw'isi n'abandi bakomeye muri ino si. Oya, Imana iza yishimira ni abakiranutsi, kandi abo bakiranutsi Imana ntibizifata nk'imfura zo mu isi. Cyangwa se Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi nizo mfura zo mu isi Imana yishimira. Tubisoma nanone muri cya gitabo cya Zaburi nari maze kubabwira igice cya 16 umurongo wa 3. Abera bo mu isi, haleluya, abera bo mu isi nizo mfura nishimira. Abera. Ariko umuntu ashobora kuba inyangamugayo atari uwera, umuntu ashobora kuba imfura ariko atari uwera. Bwana sifiwe. Ngira ngo ibyo birumvikana. Nanone tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10:35 haravuga ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera.
uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana yo mu ijuru iramwemera. Ijambo rigira gatanu, umukiranutsi Imana ijimurata. Twari twabivuze ariko reka nongere mbisubiremo kugira ngo ugere ku rwego Imana ikurata. Nari maze kubabwira kuko hari abantu Imana yarase. Imana iravuga ngo nubwo hogira ikintu gitera ngo Imana yokwemera kuko ubugingo bwawe burokora, ariko igakora izo ushaka gukora. Umukiranutsi Imana ijimurata. Imana yarase Yobu imbere ya Satani, Imana yarase ba Nowa, Imana yarase ba Daniyeli, Imana yarase ba Yobu. Iragaragaza ivuga kuko ari abakiranutsi. Haleluya. Icyaduka muri kino gihe cyacu Imana yo mu ijuru ikaturata. Uzabisoma mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cya Yobu igice cya mbere, wabisoma no mu gitabo cya Ezekiel kuko twari tumaze kubivuga. Ijambo rigira gatandatu, gukiranuka niko kuza kuduhesha gusingira ikamba. Hariho amakamba abantu bazambikwa tumaze kugera muri buriya bwami bwo mu ijuru, ariko hariho ikamba tuzambara kubera kuko twakiranutse. Tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa kabiri igice cya 4:8, biza bivuga ngo bisigaye mbiki ikamba ry'ubugingo, mbiki ikamba ryo gukiranuka iby'umwami wacu umucamanza utabera agampa kuri urya munsi, nyamara sinjye jyenyine ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. N'abakunze kuzaboneka kwe bose, abantu bose bategereje kuzaboneka kwa Kristo babikira ikamba ryo gukiranuka. Haleluya. Abakiranutsi bategereje kuko Yesu azagaruka. Abakiranutsi bizera neza kuko Kristo umwana w'Imana azagaruka akaza gutwara itorero. Rero nitumara kugera muri ubwo bwami kubera kuko twakiranukiye Imana, Imana izatwambika ikamba ryo gukiranuka. Ijambo rya nyuma, abakiranutsi ni abanyamahirwe. Haleluya. Abakiranutsi ni abanyamahirwe. Gukiranukira Imana kuduhesha kuba abanyamahirwe. Tubisoma mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cya Matayo 5:10. Hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa, wanasifiwe. Hahirwa abarenganirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Petero yarazanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 3:14, aravuga ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka mwaba muhiriwe. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, nukuri mwaba muri abanyamahirwe. Bavandimwe, gukiranuka kuduhesha kuba abanyamahirwe. Iyo dukiranukiye Imana yo mu ijuru idukingurira imiryango yose y'amahirwe, kandi ayo mahirwe akenshi anyurana n'amahirwe ayo twita ya hano mu isi. Abenshi ntibayakunda, abenshi babibona nkaho hari ibindi bibazo, ariko nubwo tubinyuramo turatambuka tukigira imbere, hanyuma tugasingira icyo Kristo atubikiye. Ndagira ngo rero bavandimwe, gukiranuka nimwe mu nkingi zikomeye z'ubwenge, kandi tugomba guharanira kugira ngo tubashe kwegerana n'Imana yacu. Ndagira ngo nanone nsoze mbabwira hejuru y'indi nkingi, inkingi ya karindwi, ariyo nkingi yitwa umutimanama. Mu Gifaransa baravuga ngo la conscience, umutimanama. Iri jambo ururimi rwacu mu z'ukuri rugenda rugira amagambo make, ariko iyo tureba mu zindi ndimi hari icyo twita kere, ubwo bikaba umutima. Hakaba nanone ame. Iyo turebye neza mu Kinyarwanda, ame bitugaragariza kuko ari ubugingo. Ni hagati mu bugingo. Nubwo rimwe na rimwe abantu bakoresha ame nk'umutima, ariko kandi urebye neza ame niriya mu bugingo. Noneho hakabaho n'iri jambo conscience, umutimanama. Iyo usubiye mu isezerano rya kera usanga iri jambo conscience ryaragiye rikoreshwa henshi nk'umutima, bakarikoresha mu bisobanuro usanga baragiye babisobanura mu z'ukuri nk'umutima.
ariko wagera mu isezerano rishya usanga mu by'ukuri Pawulo yaravuze cyane hejuru y'uyu mutimanama, ndetse anavuga hejuru y'ubu bugingo, avuga no hejuru ya ame mu bugingo. Usomye mu butumwa bwiza bwa Matayo 16:26 biza bivuga ngo kandi umuntu uzamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko akakwa ubugingo, ntazinjire muri buriya bugingo. Ahangaha ni ukuvuga ngo bashatse gutandukanya ame na conscience ndetse ame na cœur. Ni ukuvuga ngo aha mu bugingo hatandukanye cyane no muri conscience. Ariko uyu munsi ntabwo muzi ukuri turi bugaruke cyane kuri rino jambo rya ame cyangwa se ry'ubugingo. Turaza kuvuga cyane kubijanye n'iri jambo rivuga hejuru y'umutima nama. Umutima nama abasobanura cyangwa se abahanga batubwira ko hariya mu mutima nama niho habamwo amarangamutima. Buri wese ayo marangamutima usanga buri wese agirayo kandi agatandukana uko tugiye dutandukana. Ariko kandi muri ano marangamutima tugira, iyo duhangaze cyangwa se iyo turi imbere y'ibintu bidusaba kugira ngo abantu babashe kubaha cyangwa abantu babashe guhitamo icyiza n'ikibi, niho haza hagaragarira amarangamutima umuntu akagaragazayo. Hakaba bahitamo, iyo tuvuze wenda habe n'amabara y'imyenda abantu bagura, n'amabara y'imodoka, n'amabara y'amazu, n'amabara ibyo byose ni ukuvuga ngo ibiriya byose biza bikorerwa harya mu marangamutima y'umuntu, umuntu agahitamo ibara ashaka. Nanone iyo tugeze mu gihe runaka cyo kugira ngo duhitemo iziza n'ibibi, ni ukuvuga ngo ya marangamutima ari mu muntu niyo azagaragara, umuntu agahitamo ibibi cyangwa se umuntu agahitamo ibyiza, ugahitamo kubaha cyangwa ugahitamo kutubaha. Ayo marangamutima la conscience niyo tureba, niyo tugerageza kugira ngo turebe, niyo nkingi ya nyuma, nkingi ya karindwi y'amarangamutima la conscience tureba kugira ngo tubashe gusobanukirwa ni gute iyo conscience ari imwe mu nkingi z'ubwenge. Iyo bisoma mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 9:1, Pawulo aravuga ngo ndavuga ukuri muri Kristo Yesu, ararahira aravuga ngo simbeshe, ngo kuko umutima wanje uhamanya nanje mu mwuka wera. Umutima wanje uhamanya neza nanje. Haleluya. Uhamanya nanje kuko izo mpaye mbabwira zose ari ukuri, nta kinyoma kirimo. Ni ukuvuga ngo amarangamutima yanje, conscience, iranemeza neza kuko izo mpaye mbabwira ari ukuri. Ubisomye nanone muri urwo rwandiko rw'Abaroma igice cya 8:16 biravuga ngo umwuka w'Imana uhamanya n'umwuka wacu yuko Bwana sifiwe, yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana uhamanije n'umwuka wacu ukavuga ngo turi abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo iriya muri conscience, hariya muri conscience haremeza neza, harakubwira neza, hasobanuye neza, cyangwa se birakubwira neza kuko uri umwana w'Imana, uhamananije n'umwuka w'Imana. Hariho uburyo nabasha kuvuga bugera nko kuri butatu bugaragariramo uyu mutimanama. Uburyo bwa mbere ni umutimanama ukiri mu byaha, ni umutimanama utubaha Imana, ni umutimanama ugikora ikintu cyose udafite icyo kwishisha. Mwibuke na wa munsi wa mucamanza yaravuze ngo nubwo ntubaha Imana ngo sinubahe n'abantu, ngo ariko kubera kuko uyu mugore andembeje ngo reka murenganure. Yarazi neza ko ni ukuvuga ngo umutimanama we, la conscience yamwemezaga neza kuko atubaha Imana kandi ntiyubahe n'abantu. Uwo mutima rero cyangwa se uwo mutimanama hariho abantu benshi, hariho ibice byinshi n'ubundi bigifite uwo mutimanama. Tubisoma
muri Zaburi igice cya 10 umurongo wa 4, umunyazaha kuko ubwibone bwo mu maso ye buri avuga ati nzahora. Izo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta mana iriho. Urumva, nubwo ntubaha Imana, nubwo ntubaha n'abantu, ariko ni ukuvuga ngo bari abantu bagifite uriya mutima nama utemera Imana, utemera kugeza ubu bavuga kuko nta mana iriho. Yohana yarabyanditse 3:19 aravuga ngo uko gucirwaho iteka nuko umuco waje mu mwijima, abantu bagakunda umwijima kurutisha umuco, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Babitewe nuko ibyo bakora, ni ukuvuga ngo uriya mutima nama ugihitamwo ibibi, ugikora ibibi, umuco waraje ariko ibikorwa biracari bibi. Aho rero hari umutima nama umwe ugikomeye, kandi tugomba guhaguruka nk'abakristo, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu bakiriye Kristo mu bugingo, kugira ngo tubashe gusenga. Ni nayo nshingano nkuru Yesu yavuze ngo tugomba kubwira abantu kugira ngo bave mu byaha. Umutima nama wa kabiri, cyangwa se aho ugaragarira mu ijambo ry'Imana, ni umutima nama wibwira ko urimo gukora ibintu byiza, wibwira ko urimo gukora izo ukora ari byiza, ariko kandi ari bibi. Ni ukuvuga ngo umuntu akaba ahantu azi ngo ari mu bintu byiza, azi ngo ari mu murongo mwiza, azi ngo atunganiye Imana, ariko mu by'ukuri ibyo akora byose ugasanga ari bibi. Yesaya yarabihanuye 5 umurongo wa 20 na 21, bazabona ishano abita ikibi icyiza. Haleluya, bazabona ishano abita ikibi ko ari cyiza, n'icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bazaba wita umuco, n'umuco bakawita umwijima. Ibisharira bazaba byita kuko ari ibiryohera bakabyita kuko bisharira. Bibiri kavuga ngo bazabona ishano abiyita abanyabwenge kandi atari abanyabwenge, ahubwo ari abapfu. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bibwira kuko bari mu bintu byiza, bakibwira kuko barimo gukorera Imana, bakibwira kuko bari mu murongo mwiza w'Imana, ariko kandi ni ukuvuga ngo imirimo yabo. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo 12 ku murongo wa 36 aravuga ngo igiti cyose, ikintu cyose muzakimenyera ku mbuto cyera. Haleluya, muzakimenyera ku mbuto cyera. Rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe, uriya mutima nama wibwira kuko urimo gukora ibyiza, wibwira kuko uri mu bintu byiza, ariko Yesaya yarahanuye aravuga ngo bazabita umuco bakawita umwijima, icyiza bakacita ikibi bakacita icyiza. Kandi rimwe na rimwe basubiye inyuma umutima nama wabo ukababwira ngo nubwo muhabu bigaragaza gutyo, ariko biriya bintu ntabwo ariko bizakagombye kugenda, kuko umutima nama ni ikintu gikomeye mu bugingo bwacu. Igice cya 3 cyangwa se hagaragarira umutima nama mu buryo bwa 3, ni umutima nama ufite amarangamutima meza, ufite amarangamutima meza. Tubisoma mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cyakozwe n'intumwa igice cya 23 n'umurongo wa 1, aho Pawulo agira ati, Pawulo aravuga ati, Pawulo atumbira abanyarukiko arababwira ati, bagabo bene data, nahoranye umutima utagira ikibi undega imbere y'Imana kugeza kuri uyu munsi mpagaze imbere yayo. Mfite umutima, nahoranye umutima utancira urubanza, umutima utagira ikintu na kimwe undega. Yohana yabyanditse mu rwandiko rwe rwa 3:21 aravuga ngo, bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Haleluya, turatinyuka imbere y'Imana. Rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe, hari umwanditsi cyangwa se hari umwanditsi wagerageje gusobanura aya magambo, aravuga ngo muri ino si
aravuga ngo harimo abavuga butumwa benshi, harimo abavuga butumwa twita mpuzamahanga, hariho abantu bakomeye, hariho abantu biyita kuko bakomeye, hariho n'abagaragara nabo wabareba muzukuru ukabona barakomeye. Kandi abo ngabo bavuga kuko batwara ubutumwa ngo bakagenda babwira abantu, bakoresha ibiterane bikomeye, bagakoresha ibintu bikomeye kuri ino si bihuza abantu benshi. Ariko umwanditsi mwaje kwandika iwe aravuga ngo umuvuga butumwa yabonye ukomeye ngurusha abandi bavuga butumwa bose, aravuga ngo n'umutima nama w'umuntu, uwo nguwo ni wowe nyine ushobora kukwigisha kandi ngo yarangiza akakwemeza. Tubisoma mu butumwa mu gitabo Salomo yanditse cy'imigani igice cya 20 n'umurongo wa 27, umwuka w'umuntu n'urumuri yahawe n'Uwiteka rusesengura ibihishwe mu mutima. Umwuka w'umuntu n'urumuri umuntu yahawe. Ariko mu zindi ndimi ntabwo bavuga rero ntabwo bavuga iri jambo umutima. Oya, iyo usomye mu Giswahili mwumva uko havuga mu Giswahili, haravuga ngo zamiri ya mtu. Urumva rero ntabwo bavuze umwuka, ahubwo bavuze zamiri. Kandi iyo bavuze zamiri baba bavuze conscience, baba bavuze umutima nama. Zamiri ya mtu ni taa ya Mwenyezi Mungu, huchunguza nafsi yake mtu mpaka ndani kabisa, huchunguza mtu. Ni ukuvuga ngo umutima ni uzi kwigisha, ni wo muvuga butumwa. Umutima nama ni wo muvuga butumwa wa mbere, ni wo muvuga butumwa uzi kwemeza, ni wo muvuga butumwa uzi kubwira ibintu uko bimeze. Ahangaha rero ndashaka kuvuga iki. Ubireze neza na Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 22, aravuga ngo ijisho ry'umuntu niryo tara. Ariko Yesu yashakaga kuvuga, ntiyashakaga kuvuga aya maso tureba, yashakaga kuvuga amaso y'indani, amaso y'umutima nama, kuko niyaza tubona, niyaza duhishura, niyaza tugaragaza. Aravuga ngo ayo maso ahumye ni kuvuga ngo n'umubiri wose ubupfuye. Iyo umutima nama wapfuye, iyo umutima nama utakirimo ukora, iyo umutima nama utakirimo ukuyobora mu bintu byiza, ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe uba bupfuye. Ni ukuvuga iki? Umutima nama, la conscience, ni ukuri kw'Imana, Imana yashize mu muntu, cyangwa se Imana yashize mu mutima w'umuntu kugira ngo ukugenzure, uze ukureba, uza witegereza. Haleluya, uje witegereza, urebe neza ibintu urimo, nimba urebe neza niba ibintu urimo ari ukuri. Ukugenzure kandi umenye neza ibiri mu ndiba y'umutima, cyangwa se mu bwihisho bw'umutima. Wabisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma 2 n'umurongo wa 15 ugeze ku murongo wa 16. Ariko reka mbabwirire ijambo rikomeye cyane. Iyo dusomye muri iki gice harimo amagambo nasanze akomeye kuri uyu mutima nama. Biravuga ngo, ariko nushaka kugira ngo uhumve neza uzahere ku murongo wa 14, ariko reka dusome duhereye ku murongo wa 15. Biravuga ngo bagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamwa n'imitima ihana, ibabwiriza ifatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubashinjura. Ni ukuvuga iki? Nasomye iri jambo tekerezaho amagambo akomeye. Biravuga ngo umutima nama niwo Imana izakoresha n'uriya munsi. Ubisomye ngira ngo ku murongo wa 16, kandi ni nazo izatangaho ibi bitekerezo n'uyu mutima nama. N'izimana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu wo iteka muri Yesu Kristo, kuzahishwe byabo kuko ubutumwa bwiza nahawe buri. Imana, abantu bazabatekereza urukiko rw'Imana. Ariko reka nkubwire, kugira ngo Imana izabashe gucira umuntu wese urubanza, umuhamya, umugabo wa mbere ukomeye utazagutinya kandi uzagaragaza izo wakoze byose, ni umutima nama wawe. N'uyu munsi umutima nama wawe urakuzi, umutima nama wawe uragusobanukiwe. Wihisha abantu,
hari ibyo ukora mu bwihisho, hari ibyo utagaragaza, hari ibyo utabwira abantu. Ariko umutimanama Bibiliya yavuze ngo niwe uzagushinja kandi niwe uzagushinjura. Niyo magambo akunze gukoreshwa hano mu gihugu dutuyemo. Niwe uzagushinja kandi niwe uzagushinjura. Umutimanama wawe nusanga nta kintu na kimwe ukurega, niwe uzakubwira kunyura muri rya rembo ryiza byinjira mu bwami bw'Imana. Ariko nusanga hari icyo gushinja, niwe uzakubwira ngo manuka uje muri rya rembo jya kwa Satani. Urugero, kugira ngo tuze gusoza, urugero nshaka kubabwira ahangaha ni wa munsi wa Adamu. Bibiliya ivuga ngo muri ya ngobyi ya Edeni Imana yari yarashizemo ibiti byinshi, ariko ngo ishiramo igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, ishiramo n'igiti cy'ubugingo. Bibiliya ikatubwira ngo imaze gukora ibyo, ngo ivugana na Adamu, iramubwira ngo nagende abibagarire, akorere iyo ngobyi, ayigirire neza, ariko izindi mbuto zose azazirya, ariko igiti kijanye n'ikimenyesha ikibi n'icyiza Imana iramubwira ngo iyo mbuto ntakayirye. Iyo dusomye ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11 biza bivuga ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti iramubaza iti uri he? Umva uko umurongo uvuga, iramubaza ngo ese uri he? Umva uko Adamu yasubije, aravuga ngo, arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iramubaza ngo ese niki cyakubwiye, niki cyakumenyesheje kuko wambaye ubusa? Bwana sifiwe. Niki cyakumenyesheje ko wambaye, niki cyakumenyesheje ko wambaye ubusa? Bibiliya ikavuga ngo icyamumenyesheje kuko yambaye ubusa nuko wa mutimanama, kwa kumenya, kwa gusobanukirwa, kwa guhishurirwa, ko kumenya ikibi n'icyiza, wa mutimanama wari umaze kwinjira muri we aba ari umubwira kuko yambaye ubusa. Wa mutimanama uramubwira ngo wambaye ubusa. Umva Imana iraje, Imana iragusanga wambaye ubusa, ngo atinyishwa n'iyo mirindi aje kwihisha. Haleluya, aje kwihisha. Usomye umurongo wa 11, aragenda aje kwihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye imbuto za cya giti nakubujije kimenyesha icyiza n'ikibi? Kubera ko yaramaze kurya iyo mbuto ya cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, uko kumenya cyangwa se uko gusobanukirwa, uko guhishurirwa ko kumenya icyiza n'ikibi yaramaze kukwakira, yaramaze kugushira muri we, yaramaze kukwinjiza muri we. Bibiliya ikatubwira ngo ntabwo usomye ku murongo wa 22 muri icyo gitabo cy'Itangiriro biravuga ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore umuntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Bavandimwe, ndagira ngo twumva amagambo y'Imana, dutegera amagambo y'Imana neza. Dore umuntu ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku buryo kubwo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho ararambura ukuboko nasoroma ku giti cy'ubugingo akarya, akarama iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Imana iravuga ngo nitumureka agakomeza agasubira kongera akarambura ku kuboko, cyangwa se akarambura ukuboko kwe agasubira kongera agasoroma kuri cya giti cy'ubugingo. Mwibuke ko igiti cy'ubugingo nacyo cyari muri ya ngobyi. Nayisoroma ngo nayirya ngo azoba ahindutse, noneho ngo azoba abonye ubugingo bw'iteka ntazapfa. Kandi ijambo ry'Imana ryari yamubwiye ngo nurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, gupfa ko uzagira gupfa ko uzapfa. Imana rero ngo iramwirukana. So mu murongo wa 23 Bibiliya ivuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi ya Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Ahinga ubutaka, Imana imwirukana muri iyo ngobyi kugira ngo atarambura ukuboko kwe ngo aje kurya no ku giti cy'ubugingo. Bivuga ngo Imana yashize kuriya kumenya, uriya mutimanama, la conscience, Imana yayishize, Imana yayirekeye muri twebwe. Nyuma yo gukosha, nyuma yo gucumura, Imana ntabwo yigeze yimwaka ngo yihindure cyangwa se ngo ivuge ngo ibingibi wakoze ndabikwatse mbigukuyemo. Umuntu yagumanye kuriya kumenya, gusobanukirwa ikibi
gusobanukirwa ikibi n'icyiza. Rero icyo Imana yakoze ni ukumwirukana gusa mu ngobyi ya Edeni kugira ngo atarya no ku giti cy'ubugingo kugira ngo arame iteka ryose. Niyo mpamvu umuntu wese iyo akoze ikintu, umutima we iyo akoze ikintu icyo ari cyo cyose, bavandimwe, umutimanama uducira urubanza. Umutimanama urakubwira ngo icyo ukoze ni kibi. Iyi nkomanzi yo mu mutima, iyi nkomanzi yo mu mutima, inkomanzi yo mu mutima ihora mu mutima buri gihe igarukirana. Abantu bose bahorana, abantu bose babana nayo. Icyo ukoze cyose umutima ntabwo uzukubwira ngo niki wakoze. Iyo ari kibi uzukubwira ngo wakoze ikibi, iyo ari cyiza ukakubwira ngo wakoze cyiza. Reka soze mbabwira aya magambo. Mwibuke wa munsi Yakobo ahunze mwene nyina Esawu ageze i Beteli. Ageze i Beteli ngo ahahuriye n'Imana. Imana ngo iramuganiriza, Imana iramubwira, ariko ngo aragenda ageze muri kiriya gihugu. Ariko wibuke ko Yakobo yajanye n'uyu mutima nama imyaka yose yamaze muri kiriya gihugu kwa nyiranumera abana, akoza ngo agarutse ageze kandi ubisomye mu gitabo kizakozwe cy'Itangiriro 32 na 23 bivuga ngo azuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'ishorekeze zombi n'abana be bose, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigaye wenyine. Marayika aramusanga, amusanze ngo barakirana ijoro ryose, bakiranye. Ngo bugiye guca marayika aramubwira ngo nje kurasinza mureka ku manywa, aramubwira ngo sinkore ku rutambaye umugisha. Marayika aramubaza ngo se witwa nde? Yakobo atinya kuvuga. Yakobo yahunze ajanye izina rya Esawu. Oh haleluya, ajanye izina rya Esawu. Yakobo aramubwira ngo nitwa Yakobo umuriganya. Marayika aramubwira ngo iryo zina rya Yakobo ndikukuyeho, tuzongera kandi ukitwa Yakobo. Bavandimwe, hariho inkomanzi. Wibuke wa munsi wabene Yakobo 11 bageze imbere ya Yosefu, baramubwira ngo turi abagabo ntitubeshe, izo tuvuga ko turavuga ukuri, ntabwo tubeshe. Ariko kubera wa mutima nama igihe cyose bagiye bavugana na Yosefu, mwibuke kuko bageze ahantu ngo bakavuga mu Ruheburayo ngo bakagira ngo Yosefu ntarimo kumva. Rubeni ngo akababwira ngo ariko sinababwiye kuko aya maraso azadukurikirana, sinababwiye kuko mutagomba kwica umuvandimwe, mutagomba kugirira nabi umuvandimwe. Umutima nama niwo wonyine uzi kugenzura, niwo wonyine uzi umenya ibyo utekereza, niwo wonyine uzi umenya ibyo wibwira. Ndagira ngo nkubwire ngo muri ya umutima nama niwo uzi umenya ibyo tugambirira zose izo ari zo, n'izo utarabwira abandi bantu, n'amaproje meza se cyangwa mabi, umutima nama wawe urayazi. Ijambo rya kabiri, umutima nama uzi umenya ibyo wavuze zose. Umutima nama hari umugabo wawanditse awugereranya na kaseti izibasha gukopya cyangwa se izibasha gufata, izibasha gufotora ibintu byose, ari ibyo wagambiriye, ari ibyo watekereje, ari ibyo wavuze. Umutima nama ukabifotora. Ikindi, umutima nama niwo muza mu bana mu mabanga yawe yose, ayo mu mwijima, izuzu ukoreraho abandi bantu batari, izuzu ugaragariza cyangwa se izuzu ubamo abandi bantu batazi, ibiba mu mwijima, ibiba mu bwihisho, iza nijoro mu gicuku, iza nijoro abandi batazababona. Reka nkubwire ngo umutima nama urabizi. Rero uwo nguwe ni uzahagarara imbere y'intebe y'Imana, ni uzakubwira ngo wa munsi twari kumwe nawe, ubwo wari uhaye ugenda muri rya joro, ubwo wari kugenda muri wa mwijima, ibyo wagambiriraga nibi, ni imigambi mibi cyangwa myiza, ngo nutagira icyo gushinja uzatinyuka imbere y'Imana. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire uyu mutima nama ni imwe mu nkingi zikomeye z'ubwenge. Haleluya, ni imwe mu nkingi zikomeye z'ubwenge, kandi ubwenge bubakiraho kugira ngo bubashe kugaragarira mu bugingo bwacu. Imana idufashe, Imana itugirire neza, tubashe kumenya izi nkingi kandi tubashe kurwanira no guharanira kugira ngo izi nkingi tuzubakireho,
twubake ubwenge buzima bushingiye kuri izi nkingi, hanyuma tuyoborwe n'ubwenge bw'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Mana ndagushimiye kubw'uyu mwanya muto dufashe wo kugira ngo tubashe kuganira amagambo yawe. Sabiye ubwoko bwawe buri bwumva aya magambo, ubugirire neza kubera kuko uri Imana. Ubashe kubasobanurira, ubashe kandi kongera kubaka babe nk'amabuye mazima, kandi izi nkingi ureke zubakwe mu bugingo bwawe kugira ngo zihore zihamye, zihamagare cyangwa se ziyobore